usanga nk'abana baba badashaka no kuvuga usanga nk'ababyeyi babo ari bamwe mu babohoye igihugu cyacu ariko ugasanga aricaye byaba biteye isoni kuba ufite papa wawe cyangwa ufite mama wawe wagize uruhare mu kugira ngo igihugu cyacu cyo kigezeho kigeze wowe ukicara aho ngaho uvuga uti ati nta kintu nabikoraho haguruka ni inshingano za twese reka two kubiharira aba community leaders na social medias ngo reka ngewe najyaga kuri escalator mu mutima uvuyeho ugategereza uzi ngo harazi yawe buriya rero urukundo buriya ni indisije buriya yahita ituma dutana twata duhindukira tujyeho gake cyane umusore dukundana amamagaye muri za sana ababwengera ku ishuri amamagaye saa 5 simwitabye ampamagaye saa 6 ndacyari muri ya classe simwitabye ampamagaye saa 10 ndi hagati mu kazi ampamagaye saa 4 ndi butaye midnight ndacyakora aribwira ate ko ndi gukora nta kamera yagushyizeho ngo arimo arakureba Benita urakoze cyane kuza ku butumire bwacu bwa Iwacu Times. Yego. Turakwakiriye kandi duha n'ikaze n'abandi bose badukurikira. Yego. Benita rero uri umunyarwandakazi utuye muri Poland. Turajya ngo tubwire ibyo ukora muri Poland, tubwire ubuzima muri Poland uko bumeze nuko abanyarwanda bari muri Poland mu by'ukuri picture bafite kugeza uyu munsi. Yego. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mumporeze Benita nk'uko wari ubivuze nkaba ndi umunyarwandakazi utuye muri Poland impamvu nyamukuru yatumye nza hano nuko ndi umunyeshuri naje kwiga nkaba niga muri bachelor's degree mu mwaka wa 2 ariko nkanakora byunganira nyine ubuzima bwahangaha bwo kwiga nyine ufite n'ikigutunga ari nanagihereyeho navuga ko abanyarwanda batuye ahangaha muri Poland ubuzima buturanga usanga ari ishuri niyo mirimo igiye itandukanye yo ku ruhande idufasha kubaho nyine muri ubwo buzima tubayeho hano muri Poland hanyuma muri rusange ubundi mbona ko abanyarwanda dutuye hano muri Poland ikintu cya mbere kituranga navuga urukundo ubumwe n'ubufatanye kuko ubona ko umunyarwanda ni umuntu ureba ukamwibwira ntago ari umuntu banza kubwira ati nyereka turebe uturuka bige uramubona ukamumenya ku maso gute nk'urugero iyo uri nko mu muhanda bigenda gute kugira umenye ko umuntu ari umunyarwanda kuko reba nk'urugero naguhereza kuko nk'ubu igihe tumaze muri Poland kigenda kikwereka ko abandi bantu batari abanyarwanda mu bindi bihugu baba bameze ukabona ko niba ari nk'abandi bazungu n'urugero cyangwa se abandi birabura ugasanga niba muhuye nagashaka kukureba arareba ibye hako nkuko ngenge mbibona mbona mu Rwanda umunyarwanda iyo muhuye ni umuntu ukureba na focus nawe amwita burebana musa nkaho nabyita gute mumenyana ukuntu n'imbere ku buryo umurego gatufata ku muntu w'umunyarwanda nakakureba ku buryo musuhuzanya mubwira uri umunyarwanda akenshi usanga munabihurizaho uzabirebe usanga mwita mugihurizaho icyo kintu ngo uri umunyarwanda bitandukanye nuko ushaka guhura n'urugero nk'umuntu wo muri Zimbabwe murarebana gaterera ku ruhande ukabona nyine arakubwiye ati ikomereza ukabyara bicaho yego yisubaca ko ukamureba umunyarwanda ukarabeye attention aguhaye no kuba nyine nawe washatse kumenya uturuka umeze gute ukibwira ko uyu muntu ari umunyarwanda ako se we utaragera kuri yego nk'imico twese urumva hano hari abanyarwanda ariko si bo birabura bonyine abandi birabura cyane abandi banyamahanga batarabirabura ariko reka tuvuge nko kubirabura nkuko bivuze ngo ubona uyu ukamenya ko ari umunyarwanda noneho mu mico nkaho muba cyangwa mubana nirihe itandukaniro umunyarwanda atandukaniyeho n'undi mwirabura urubona ririhe itandukaniro ryo ni rinini kandi riranahari kuko bo n'ubwabo nk'urugero ngewe nk'abo twigana arakubwira ati njya mvuga mba nibaza abanyarwanda gute mubanye muri kuriya kuntu uko kuntu bavuga rero nukuhe usanga umunyarwanda niba muhuye duhuye uyu munsi nyine ntago babirangira aho ngaho uzahora umenya ngo abayeho ate ajya he anyura he abana nabande akora iki ku buryo imikorane n'imihurire yanyu isa nkaho yongera kandi n'umuntu muhuye ako kanya rukumva bitandukanye n'umwirabura wundi muhuye umwirabura muhuye bisanzwe uramusuhuza bite ni byiza mukamenyana ukamenya ko ari umwirabura urumva nacyo tuba tugihuje aho dutandukana nuko twe turi abanyarwanda bikaba birarangiye ariko tw'abanyarwanda usanga dufite iyo bond ikomeza kuduhuza
nta hantu ijya nta hantu ijya murahura mukagenderanira mwasuranye. Ikindi kandi no ku bantu bari kudukurikira batabizi, hano hari ambasade y'Abanyarwanda. Niba duhure mu gikorwa runaka cyateguwe na ambasade birarangiriraho, ntibishoboka. Ubwo tuzakomeza akanimero ese ugendana na runaka ati runaka ati ndabuzi uze kuba ari inshuti yanjye ati nanjye turaziranye. Ukumva ubahuje gutyo nibyo bajyaga bavuga ati ngo u Rwanda nyine ubusanga abantu bose turaziranye. Byonyine baze ko babivuga turi muri Kigali ingana kuriya bakavuga ko abantu bose tuba tuziranye. Aha noneho byagenda bite? Ni ukuvuga icyo cyonyine kirabahuza, ugasanga nyine connection ziragutse, uko kumenyana mbese ku buryo usanga dufite nk'ukuntu duhita duhinduka famille niba ariko nabyita. Uvuze iki kintu rero nibuka ko umuntu wese ugeze hanze for the first time hari experience agira. Yego. Buri wese agira iye. Kandi buri experience ifite icyo yigisha, ariko akenshi biri funny. Yego. Njye ndashaka ube honest. Utubwire abantu bakurikire kuri kamera, hari benshi babiciyemo banaciyemo n'ibirenze kuri duhe histoire. First day in Poland cyangwa first day in Europe, mbwira nk'akantu kakubayeho. Mana yanjye ubuse kaba kamwe ahubwo uvuze kamwe uzi kunabingana ni nkasa abari byinshi kuko ni n'ibintu byumvikana. Ariko se nawe ukuriye nyine mu Rwanda hano nk'ahariya nyine muri Afurika twebwe tuba tumenyereye ubuzima nka buriya, ugeze ahangaha ibintu biratandukanye. First of all, uwo muhuye bwa mbere we n'umuzungu byonyine ukuntu anakureba ukigera mu gihugu uravuga ati turashize uyu we aramwe bitaransubiza mu Rwanda, kuko byonyine ngewe niba urabona ko mu Rwanda abantu bamurebana ariko muvuga ururimi rumwe bawumva nyine nta kibazo wisanzura. Usiko umuntu akureba ukagira ngo icyo ari kukwishyuza cyangwa icyo arimo aragusaba, kuko arakureba ukabona koko arakomeje arakurebye. Rero nivuse kuri icyo wari uvuze experience se yewe ni nyinshi pe, ndumva ntazihera ku murongo, ariko akantu gasekeje kaba karambayeho se kari byinshira. Ikintu cya mbere cyambayeho gisekeje nuko inza ahangaha nyine ukuntu najyaga numva bavuga i Burayi, numvaga Mana yanjye ari nka paradizo, mvuga ati nta kibazo kiba mu mahanga, nta kintu na kimwe, abantu bose n'abakire baba bameze neza. Singeze ahangaha nutangiye kubona abantu ari ku muhanda nkavuga se ibintu ni ibiki katari barimo basabiriza, ahubwo nawe ukabona yanagusaba ukavuga se umuzungu arasabiriza, ntabwo bishoboka rwose. Nyine ugahita wumva bise bihindura ukuntu wabitekerezaga, kumva nyine uravuze ati se amahanga burya ni uku nguko amera. Akandi kantu kaba karambayeho gasekeje ni ugutungurwa nyine n'ikintu cyose mbonye. Ibintu byose nabibonaga nyine nawe gameze ku buryo nk'iyo baza nko kunshyiraho kamera incunga bari kujya bavuga se uyu mwana nubwo mbere ageze ku isi cyangwa mwagana inshuti akakubwira ati ngewe najyaga kuri escalator mu mutima uvuyeho, ugategereza uzi ngo harazi yawe. Hari bigeze kudusetsa rero atubwira ukuntu ngo kugendera kuri escalator ntabyo nyine yarazi, ngarangije ngarahagarara ngategereza ko iri buze yumvaga urumva yabonaga iz'umuntu agahita ajyaho akavuga ati oke buriya nanjye nyine iyanjye iri buze. Ibintu byose rero ni ibintu tuba tutari tumenyereye, ugera ahangaha nyine bikabanza bikagukoroga, ariko nyine kuko urumva ni nacyo ari byo ni byiza ko ari nabyo twanahereyeho uko nguko kubona community y'Abanyarwanda batuye hano biragufasha, kuko urumva bonga harabo dusanga no bamaze igihe ibyo rero mubwira byose akakubwira ati humura natwe ibyo byatubayeho uzamenyera. Ubwo rero abantu benshi ntabwo bajya babimenya ubuzima bw'abantu bari hanze ibyo bacamo, akenshi ugasanga bitumye banashwana. Hari abaza bafite amakouple ubasanga barafite nk'umutipe Kigali mwararekanye kubera gusaba communication. Buriya rero urukundo buriya ni indisije, buriya yahita ituma dutana twata duhindukira tujyeho gake cyane ko abantu bashimye naho bipfira nega buriya twese niho turi tugomba gucenda experience iri kuri gihe cyangwa kuri kundi akabyumvira ahangaha ntacyo oya, kuko urumva urukundo reka mfate nk'urugero ngewe niba mfite nk'umusore dukundana mvuye nko mu Rwanda, mvuye mu Rwanda turakunda nta kibazo cyari gihari, twa communication yari imeze neza tumeze neza, ngeze ahangaha umwana w'umukobwa noneho ni biri special ko noneho ari n'umukobwa uje atari umusore kuko buriya biratandukanye. Ngeze ahangaha mvuze uko kuntu schedule yanjye imeze, umusore dukundana amamagaye muri za sana ababwengera ku ishuri, amamagaye saa 5 simwitabye
ampamagaye saa sita ndacyari muri ya classe simwitabye, ampamagaye saa 10 ndi hagati mu kazi, ampamagaye saa 4 ndi butaye midnight ndacyakora, aribwira ate ko ndi gukora, nta kamera yagushyizeho ngo arimo arakureba. Ni gutumbwira ngo azemera koko kuburi muka none uri n'umukobwa aravuga ati ubwo nyine yabonye abandi basore, yabonye nyine abandi bandusha amafaranga, kuko tuzi ko abakobwa benshi usanga avuga ati umusore nyine ufite amafaranga arusha ayuwanjye ntiyambuza kugenda, benshi niko njya numva bavuga. Urumva ati ubwo yabonye abandi basore b'abakire bafite amamodoka yageze hanze nyine nkuko abanese babe expecting. Yahuye n'umuzungu, yahuye na runaka, ntabwo umuntu aba abyumva kandi mu by'ukuri umubwiye ibyo bintu byose cyangwa nawe aje akabyibonera yavuga tuzi ko burya koko namuzizaga ubusa, ugasanga rero mu rukundo nawe bitabirangira. Ese umuntu yaba akigukunze avuga atari kunca inyuma, birangiye nyine iby'urukundo kandi abantu benshi iyo bayigeramo kabisa. Kuba rero muri Poland hari urubyiruko rwinshi ugereranyije n'izindi communauté, yego bibafasha iki mwebwe, ariko nanone bifasha iki igihugu cyacu, mubyitwaramo gute? Nibyo koko muri Poland habamo urubyiruko rwinshi pe, kuko narebye ngiye nkurikiranyije ukuntu njya mbona muri za France no mu bindi bihugu ibingibi duturanye ahangaha by'Europe, usanga bo population nyinshi y'abanyarwanda ihari n'abantu bakuze, n'abantu bakuze ego ko bashaje kabisa bafite n'abuzukuru ariko ndakeka muri Pologne utabibona. Twebwe Pologne tuyijemo vuba, n'abayirimo twavuga ngo bakuze ntago bakuze ku rwego nyine twavuga ngo n'abantu bakuru cyane, yego ni generation. Rero navuga ko ikintu bidufasha twebwe nk'urubyiruko ruri ahangaha, first of all nakomeje gutinda ku kintu cyo kuba dufite ambasade ikora imirimo yayo, ariko ikintu dufasha buriya nabo kandi nizera ko baba banazi baraduhwitura. Urumva kuko niba bavuze se nk'urugero n'abantu bari kutura batabizi, twebwe umuganura wabaye mu Rwanda aha turawizihiza, urubyiruko duhuriye hamwe, turaje duhuriye muri uwo muganura, turasangiye, niho tuzibukirizwa za ndangagaciro na kirazira twatojwe mu gihugu cyacu. Ni ukuvuga bimeze nk'aho u Rwanda twaruzanye ahangaha, reka mbivuge gutyo, twararuzanye, ntabwo twigeze turusiga hariya ngo tuvuge ngo byararangiye twarabisize bisiga iriya, twarabizanye ahangaha biradufasha, kandi nk'urubyiruko nitwe tuzubaka kiriya gihugu cyacu. Kuba turi ahangaha ntabwo ntibizabatangaze rwose babonye abanyarwanda bari muri Pologne ari bo basubiyeyo hariya kujya kubaka kiriya gihugu. Rero navuga ko ari ikintu cyiza, kuko urumva nk'urubyiruko bitubikamo icyo kintu cyo gukunda igihugu, kuko ubundi byakarangiriye hariya. Ari nabyo nkubwira ngo niyo uganiriye nabo mu bindi bihugu warakubwira ati ngewe nageze aha rwose byararangiye. Ubu rero recently dufite amatora azaba mu kwa 7 2024. Yego. Ndashaka wowe ku giti cyawe nka Benita mbwira uburyo uri excited, ese ubundi nubwo akangayo ugiye gutora icyo kibazo ni kukibaza abantu benshi, abenshi nkasanga buri wese afite ibye. Wowe mbwira wowe. Mama we ndakomeje ko ari ubwa mbere noneho ubwo nyensetse inshuti zanjye nkavuga ni mu kwa 7 mba numva ari kera ubundi nakuntu babishyira nko mu kwa mbere tugahita dutera direct, kuko twumva mu kwa 7 ariko atari twe tuzarota, twitoreye umukuru wacu w'igihugu Paul Kagame, turamushyigikiye rwose, tuzamutora itariki niriya tuzamutora rwose twivuye inyuma. Ivugo niyo ngiro ngiye ku giti cyanjye nzatora Paul Kagame rwose, umukuru w'igihugu uyoboye u Rwanda na n'ubu ngubu njye niwe nzatora, kubera ko mfite impamvu nyinshi cyane tugiye no kuzandika nitwabona aho tuzishyira, kandi nibwira ko n'abandi wenda nabo abenshi ariko bimeze, kuko urugero natanga u Rwanda rumaze kugera ku bintu byinshi pe, birivugira, nta nubwo ari ngombwa ngo umuntu yicara kubwire ngo ibi n'ibi. Ahantu hose uzajya ku mbuga zose uzabona ko u Rwanda ari igihugu kimaze kwibaka, igihugu kimaze kugera ku iterambere rirambye pe, ku buryo none n'ikintu ngiye kinshimisha, buriya nshimishwa n'umuzungu mbaza ngo ko njya mbona u Rwanda
ati nshaka ubimbwire uretse ukuntu mbivuga ameze mba numva ndi kwiyongera nk'ibiro kuri njyewe kuko ndabafite dukorana pe bajya babitubaza akakubwira ati ejo bundi nari ndi kuri ntoza ariko nkabona bavuga ngo u Rwanda ngo visit Rwanda ngo ibintu nk'ibyo ngo Arsenal hari n'uheretse ku afana Arsenal kuba ibyahatari akambwira ati nabonye ngo Arsenal bayambaye visit Rwanda ati mukomeye kuri ya rwego ibyo bintu byose tubikesha Paul Kagame gusomana no gututamutora umuntu utumye igihugu cyacu kimera neza tuzaho amateka yacu igihugu cyavuye muri jenoside yakorewe abatutsi akaba yarabigize uruhare mu kubaka igihugu uko kimeze ubu ngubu uwo muntu ninde utamutora koko uwo muntu ninde utamwishimira kweri umwana w'umukobwa umwihariko ku mwana w'umukobwa byo noneho noneho ni ikintu cyiza kuko n'abantu baba bari kutureba batanabizi mu Rwanda mirutse kubona sinzi ikinyamakuru sinibuka neza cyabyanditse kivuga ko u Rwanda ari rumwe mu bihugu niba ari 5 niba ari 10 ku isi gihereza ijambo umwana w'umukobwa icyo ni ikintu cyiza kandi murabizi namwe ko no muri parliament y'u Rwanda abadepite usanga population nyinshi irimo ari y'abagore ku mwana w'umukobwa mbese ibice byose bigize u Rwanda usanga umwana w'umukobwa hari ahantu ahagaze ahantu yahawe ijambo ahantu yagiriwe icyizere bitandukanye na kera ndetse binatandukanye no mu bindi bihugu usanga umwana kuko urugero nagweza nko mu Buhinde cyangwa no mu bindi bihugu usanga umwana w'umukobwa nta jambo akunda kugira bamukandamiza wowe uravuga iki kuri umukobwa wowe washobora iki ku mbaraga zawe ariko ibyo byose leta yacu y'u Rwanda yarabyirengagije ahubwo itubonamo imbaraga abo bandi bose batajya babona ikavuga ati wowe urashoboye urumva no kuba turi ahangaha turi kwigana bwo ubwabyo ni ikintu navuga ko ari cyiza cyane ku mwana w'umukobwa ibyo ngibyo byo kuheranwa kuvuga ngo uri umukobwa nta kintu ushoboye ibyo rwose ni ibitwicira ahazaza hacu hako niba duhagurutse natwe nk'abana b'abakobwa tugafatanya n'abasore tukubaka igihugu cyatubyaye numva nta kintu cyiza gishimishije nk'icyo ubwo se nk'iyumvisha abantu bavuga nabi igihugu cyacu bagoreka amateka cyangwa se basiga ibara ribi ku gihugu cyacu ubifata gute nk'umunyarwanda utuye hanze hari umuntu ushobora kuza kubikubaza ati se kuri umunyarwanda n'uriya akaba ari umunyarwanda yego mutandukaniye he bimeze uvuga ibintu bitandukanye wowe bifata ute n'iki wagira inama abantu babikora n'abanyarwanda nkatwe pe kuko dusangiye ururimi nta kidutandukanye nabo ikidutandukanye ni imivugire itahabanye n'ibyo twe tuvuga kuko urugero nkwereza badusiga isura mbi pe ibyo bintu kwicara ukavuga ngo biriya reka tubiharire social media navuga ko nawe aho ngaho ubunyarwanda bwe turabukemanga ariko turabukemanga pe ndumva ariko nabyita kuko niba uri umunyarwanda uzi neza uko igihugu cyawe uzaho igihugu cyawe cyavuye ukabureba aho kigeze iterambere n'ibyiza byose byagezeho kubisigasira byaba bitwaye iki kuvuga ngo urabiharira social media wese uteye itafari byabiki erega inzu ntago izigerirwa niba biba bimeze nkaho turi kubaka sibyo social media yaje irubaka turaje turavuga hagiyeho ibindi nawe nuza turagenda tubizamura ntibireka ngo bigume aho ngaho wowe haguruka ku giti cyavuga ati se koko narato ikindi kandi ubusanga none n'ikintu kibabaza ubusanga nk'abo bantu badashaka no kuvuga usanga nk'ababyeyi babo ari bamwe mu babohoye igihugu cyacu ariko ugasanga aricaye byaba biteye isoni kuba ufite papa wawe cyangwa ufite mama wawe wagize uruhare mu kugira ngo igihugu cyacu cyo kigezeho kigeze wowe ukicara aho ngaho uvuga uti ati nta kintu nabikoraho haguruka ni inshingano za twese reka two kubiharira aba community leaders na social medias ngo reka kuko se nk'urugero reka nkubaze nk'umuntu ashaka kubaza ati umusanzu utanga ku gihugu cyawe ni uwuhe wavuga iki icyo ni ikibazo gikomeye kuko umunyamahanga ashaka kubigutsindisha rwose kuko bo urabibona twebwe nk'abanyarwanda batuye aha ngaha abantu hano baba bakomeye ibyo bibona nabo bakomeye ku muco w'igihugu cyabo kuko urugero naguhereza umuporonyera kwa approachinga akabanza kukubwira igiporonye atitaye ko abona kandi azi n'icyongereza atanitaye ko abona ko uri umwirabura utazi igiporonye ariko azabanza kukubwira iki igiporonye kuko aravuga ati ngewe ibi ni kimwe mu biranga umuco w'igihugu cyane wowe urinde wo kwicara aho ngaho azavuga ati yewe namwe kuko buryo uko babavuga niko biri umva Benita turagushimiye cyane waduganirije neza dusaba n'abandi gutanga umusanzu wabo yego cyane nanjye ndabashimiye murakoze cyane mwakoze kuntumira yego yego sawa